umva bari abakobwa rero bavuga ngo ngiye ngo nta kintu nabamarira uzababwire bangerageze kandi barakugerageza babizi mbacange inguni zose Masaru ndusha tekinike n'amapostere haba na za zose nta muntu wandusha ngiye ndi number 1 injyana ngiye ntabwo nzi injyana ngiye ndirimba ibyo mbonye ibyo nk'iriya ndirimbo ukunze kuririmba ya Inos na Diamond iri mu yiyengana iriya ifite injyana nyinshi kuko hari ahantu uzamura volume ntabwo urazamura ukanamanuramo gake Yes, what's up? Ibintu ni fresh kabisa. Reka tuzere ko mumeze poa. Ibintu ari sawa kabisa nko bisanzwe ni episode. Uyu munsi turi kumwe n'abavandimwe babiri hano kabisa. Barakaze bararenze bameze fresh kabisa. Ibintu ni sawa cyane nugira ikibazo. Ndi kumwe na Yakamwana ndetse na Njugiste. Ibintu bigiye kuba bimera sawa cyane. Reka kwanza Yakamite mugira gutya Yakamwana. Mwana mboka urabona ko noneho nambaye nk'aba Nigeria baba bose. So abantu bari cy'urugambo bagabanye comment muwache maneno tutumike kazi muri Nigeria umuntu nkawe ubungubu bakwita Oga urabona abantu babakire muri Nigeria babambaye so can you imagine yourself thank you go ahead sir bavuga ngo Oga you de yeah hanyuma mu gihe turi gukora icyo kubanza tukubite kuri freestyle kwanza Beni Rubero Ruchuru Goma Walikale Masisi qui forme le Kivu. Hanyuma sasa tu ya kapera yari freestyle. Ezaka kangai na zolo baka munuko yambuka. Sojo lingili kambo to yasola nayo kubanga bisote yo kubanga te. Helicopter. Helicopter eza koya nani wana wera sone ndiama nali kolo azali kolo wera ndiama makanda keba na bilo wa keba obanga biso na biso yes hanyuma nuko nguko imbere turi kumwe na Yakamwana hanyuma hari ya ruguru tukaba turi kumwe na Njuga tukaba tugiye kuba rero tuganira ubundi ibintu bigende neza cyane uramubona Yakakuri izi swaga ziwe ameze neza cyane araryoshe ibintu ni fresh kabisa hanyuma mbere yuko Njuga tumuha microphone turabanza tukayisanitizinga Njuga wumvishije kuna kubite ngo ako gapeso nibara gapeso nibari baton helicolo nini helicolo helicopter ezali kolo ezakoya ezali ezoya ni helicopter eri hejuru kuza nani wera sone keba hanyuma Yaka wambonye Njuga Njuga ni niga yanjye ndamukunda kandi nawe arankunda so we have to work we cannot stop in the work thank you man we cannot stop to the work so that is your problem I cannot fight no it is not fighting wagwan is like what's up how you doing so what are you doing You're journalist, what are you doing? Ariko Njuga nico pesti cyo wasira cyo kirafunguye. Ariko naje niruka Wateguye ishati imeze nk'iyanjye man. Twateguye. Sikavye yo na fly gura nawe Njuga babala. Bimeze bite? Yagamona babala. Ngayo kanje. Urana komeze wambaye neza kabisa. Wambaye neza. Nandi umusomaliya nje. Cyangwa abanya Nigeria abakire bo muri Nigeria baba bambaye gutya. So can you imagine? All right. So turi guha abantu bari kureba X large kaze tubabwira tuti tugiye kuba tuganira na Njuga ndetse na Yakamwana hanyuma bose n'abakinyi ba film hano mu Rwanda Yakamwana ubungu bakaba barizwa mu butumwa bugufi niyo cinema ubungu bari gukina Njuga nawe afite project ya launching a very branded very new project kabisa iyi project mugiye kuba muyimenya Njuga noneho ari giye tugeze kujya tukora ibiganiro Njuga akavuga ati sindabona ukuntu nakora ikintu sindabona ukuntu nakora ikingiki ariko this time it is very successful yagize gutya itatangira project yiwe kandi very successful yatangiye channel arazenda zamuka ibyo nibyo tugiye kuba tugaruka ko mbere ya byose Njuga na Yaka
n'abashuti babandi bajya babita ntabwo turi abashuti turi abavandimwe cyarenze wowe Njuga uri umunyamakuru ariko nawe uri umuvandimwe wanjye so tujye dukundana ngewe ikintu nanga gusa ni ishyari n'amatiku muri filime nyarwanda sinkunda ishyari niba mvuye kwa Njuga nkajya kwa Manibo nkajya kwa Mutoni Asiya gakomeza kwa Seburikoko ibintu by'amashyari bigabanyuke tujye dufashanya muri rusange ibintu by'amatiku muri filmmaking bireze cyane bagabanye let us work niba ndi kuri Rwanda Paparazzi TV ubutumwa bugufi what is the problem ikibazo ni iki so mureke dufashanye muri filime nyarwanda turyohereza abanyarwanda muri rusange thank you alright Njuga cyangwa mbaze ariko reka mbaze Njuga mbwira Yaka ukuntu muzi munze kukibaza abantu benshi iyo bahuye cyane mbere yuko kugira ngo tugenda muzi Yaka nyine ngewe okay byatangiye ngiye mufata nk'umuntu nyine uraho usetsa wavuga ikintu ugaseka cyangwa ukagira ariko abantu benshi nubwo bashobora uburyo abivugamo bigakunda gusetsa abantu ntabwo ariko yakameze akenshi avugisha ukuri kandi cyane 100%, ahubwo nyine bitewe n'uburyo abivuzemo bigatuma hari abantu bati ngo Yakango ngo Yakango yarasaze ngo Yakango yagize iki no nawe yakumva avuze ngo yarasaze nawe akabyemera maze ababyemeye yuko kuko ari umusazi akavuga ko ndi umusazi iki ntago nyine ababyemeye ko ari umusazi abasazi muzi iyo bajya umusazi muzi ariko ngiye yakangiye mufata nk'umuntu avuga ibintu byinshi ari very open abari straight Yaka how do you know Njuga umuzi gute so Njuga is my brother ni brother wanjye ariko Njuga nanamukunda bura ukundeba gutya Njuga ndamukunda cyane ko n'umuntu twakinanye muri filime Gatarina ari umuntu wirekura yisanzuye kuri buri wese ikintu nakundiye Njuga nta matiko agira niyo afite ikintu akuzi avugira aho ngaho abandi akikomereza so abafite amatiku rero bakomeza Yaka wakomeza kugenda wensiza cyane ku kintu cy'amatiku n'amashyari na rohombi muri industry icyo gihe cyashaka kumbwire kubera iki ugitinzeho bigaragare ko hari ukuntu runaka cyagukozeho ndashaka ko ukitubwira mu magambo makeya kuko ni ubwa mbere nganiriye nawe nkumva kabisa icyo kintu uri mu bantu bakirwanya kuko kenshi buri munsi turakirwanya tura dukibutsa abantu ngewe nawe ubwawe warabibonye muri filime nyarwanda harimo amatiku n'ishyari niba mvuye muri Gatarina nkajya mu butumwa bugufi ugasanga amatiku arazamutse baretse tugakora bakagabanya ibigambo no si ibigambo bimaze iki kugenda utuka umuntu ngo yagiye iwawa ngo ni umusazi ntabwo ari byiza ariko ikintu Yaka ari kuvuga ndakeka Njuga mbere yuko wenda tunaganira byinshi bitandukanye urumva ko iki kintu banza Yaka yaragitekerejeho oya ariko biba byaramubabaje okay ngewe reka mubwire nkurikije uko uburyo nabibonye dukina muri filime yitwa Katarina dukina muri filime Katarina twakinnye akenshi Asiya atubwira atwumvisha uburyo tuzajya muri movie yitwa Security nanjye ni muba yabwiye ngo bazakina muri Security noneho aza filime yitwa Katarina iza kurangira bohereza Yaka Nasubire mu nkambi mufasha akaruhuko nyine ngo dufasha akaruhuko ka season yakasubira mu nkambi nibwo hajemo ibintu bya covid bisa nk'ibishira urumva bishize batangira shooting ya filime yitwa kandi baramubwiraga ngo azakina muri Security Yaka rero nawe nk'umuntu wari uziko yabonye ikiraka muri filime ari bwo buzima bwe bugiye yumva ngo bakinye filime ya Security kubimenya ntabwo abimenya ari mu nkambi yaje ntaje aje gusura Siya ubwo umunsi wo gusura Siya nka Siya yamweretse filime urumva amweretse filime Yaka abati ku kimwatangiye projet mwari mwaranyijeje yuko tuzakinamo bari bavuze urumva sinibonemo no namuhamagara umva icyambabaje buretse mbanze ndangize Yaka umva icyambabaje namuhamagara se ko wamwe nzakina muri Security nzaza ryari ngo ningukenera nzagutuma
ndi mu nkambi mbuze ikiraka nigira mu butumwa bugufi. Okay, Njuga, wenda bitaza gutuma tugaruka kuri ibyo bintu byahise kuko yavuze ngo iki muri makeya icyo kiri mu bintu byabisembuye kugira ngo mwumvishe impamvu ari kuvuga ishyari n'amatiyo. Kuvuga ngo niba yarumvishe icyo kintu akumva ko afite akazi ahantu, nawe wumvishe ko ufite akazi ahantu ariko ukajya wumva ngo bazakubwira icyo gihe urababara, sibyo? Iyo wumvishe akazi karatangiye, laisser tomber mu gifaransa niko bavuga, laisser tomber, uvuga ngo bakagushyira aho ngaho baguparitse aho ngaho. Urumva njyewe nyine ikintu nshaka ndashaka kugira ngo wumve, nuvuga ngo iyo umuntu akwijeje ikintu akakubwira ikintu ku munwa atazagikora birababaza, no mu buzima nyine mu mutima wore agakora ibye ku giti. Yaka pole pole, so there is no clear asiana kuragenda bivuze njyewe yaka top. Urumva man, njyewe impamvu njyewe nshatse kubigusobanurira ni ukugira ngo wowe byumve nyine umujinya wa yakantu wavuye. Njyewe kuba iyo filime njyewe ndi mu bantu bijejwe ko bazayikinamo, ndi mu bantu bagiye, ariko wenda role yagerwaho. Oya, nta nubwo njye ntabwo ndwanira gukina filime ngo mvuge ngo ndashaka ko nshyira muri filime yawe. Donc narakubwiye ngo umamagaye, urumva, umamagaye naza kugukinira, naza no kugufasha. Utabamagaye nkomeze ibyo. All right, Njuga, tubanze duhindura atmosphere ho gatoya. Yaka gira gutya turakureba nawe, izi swag zinzara ulipakara Verine. Ni umukobwa twararanye ansiga Verine nasinziye ninjoro. Ngurago yakogoshe yarabinsize nari mbibona mu gihe. Ndi kubaza se ko yagusize ibyo ngibyo, ubwo nta nibindi yakoze. Niba wasize ukabutara byumvise ibyo ngibyo. Urabona ku kimara amafaranga yari yamaye impita nisinziranye. Njye ntabwo njya ndenze uduturutu njye. Kureba mba nisinde nagaturuka mweta nsinzira. Aka kabiri ni mu gitondo ndi kugendera. Iminota ingahe? Nshobora gukora. Yavugisha ukuri baravuze ko ni mari amasegonda ya Verine, mari iminota ibiri, mari umunota. Uya nuvuga agaturuka mbere mpita nsinzira. Aka kabiri we nko mu masaa 11 akarasa ngenderanye. Iminota ingahe? Iminota ingahe? Si 10 se. Serious? Yaka abantu bazi kuri umunyakuri, ibintu byo gutangira kubeshya abantu bakuzi kuri umuntu uvugisha verite. Vugisha ukuri reko. Nizarya Imana njyewe iminota 10 hacya Mungu. Ariko nagaturuka asubuhi akambere sagiye bugiye guca akambere kubera mba ngishaka kakane ukigera mu rugo ngakora surprise mpita nkarangiza ko itanisinzirira. Uwo mukobwa se niwe girlfriend wawe none wo mushya? Mfite abagore benshi nako nta n'umugore ngira, mfite abakobwa bankunda benshi. None se yaga ko bavuga ko gukundana n'umukobwa cyangwa se kugira abagore bijyana n'amafaranga, ayo mafaranga urayabona? Nta mafaranga mbangiye bampera ubuntu kubera ndi umusitari. Narasitaye. Nose wowe wasitara ukagira urya abantu. Abasitari abasitari turya abana. Ruwago na Njuga nuko. Oya. Njuga ntabwo usambana vuge shokora. Ntabwo urasambana nari bajya shokora. Okay, gusambana byo ntabwo byabura ariko ntabwo mbikora kubera ko ndi umusitari. Ariko urabikora. Okay, thank you. Ruwango ubusitari bwawe yaka nibyo uri gusarura. Ngomba kurya abana nyine. Nose ko ejo bundi bazamaga byo busitari bikava, ngomba gutamira ama baby batume to abakobwa dufite imyaka ijambo. Twara dukobwa dufite tubere dutoya kararyoha. Ukora kuto ariko bagufasha. Ariko se wenda reka ngubaze ikibazo kimwe yaka. Iyo bivuga gutya bigaragara ko ukunda gutera izo story to ni story ubutera ntago ari ukuri. Ese yaka wenda tugaruke muri reality. Ukuri kwawe gutandukanye he no na blague zawe?
ntabwo ari black no se. ariko rero ari abakobwa tumaze gukorana interview nka babiri bose bavuze ko wapi ibintu buvuga ari ukuvuga gusa. Barakubwiye ntabwo nyacyuko se. Oya bavuze ko Yaka rwose usibye kuvuga ararapatu ariko aferi wapi. Umva bara abakobwa rero bavuga ngo ngiye ngo nta kintu nabamarira. Uzababwire bangerageze. Kandi barakugerageza babizi. Mbacangi nguni zose. Masaru ndusha tekinike n'amapostere haba na za zose. Nta muntu wandusha ngiye. Ndi number 1. Yaka rero bigaragara ko bari kudutera inshuga. Yaka izi blague wowe uzifata gute kwanza ubundi muzo musanzwe? Nyine okay ni blague nyine nawe urabyumva ko wabyise blague. Kandi zana umukobwa hano ngiye umweretse kanuka. Zana umukobwa hano nibirwa ngo ntago ngiye. Data na magambo Yaka urumva no kuvuga ngo ntago nabishobora. Ntago wabishobora. Uzi impamvu mu bwaka atabishobora? Yakabanye n'abakobwa bangaye kuva wagera muri sinema. Ubanye n'abakobwa bangaye umaze kubikora n'abakobwa bangaye bavuge ntukagire ushaka ngo umubwire abakobwa bose bunaruru. Oya wibatubwira ariko urumva nyine hoya ariko wumvishe ko hari ikibazo bakubwiye ngo hari abakobwa baganiriye nawe bavuga ko nose niba abakobwa bagenewe bakubura ngo Yaka ngo ntabwo abizi ngo ntabwo abikora neza ariko ndabikora. Nuvuga ngo rimwe na rimwe ari uba wabyukitse neza rimwe ukabyuka nabi. Shobora kuza n'isindi nakabaraga mfite. Hari umukobwa ukubwira ngo ndongora kanuka yango nango ngukubite. Aba bakobwa nabo bikigiye barakutuye. Je nararanye n'umubebe. Mukubita agaturuka mbere ndisinzirira. Aranje arambira ngo ndongora nango se ngukubite. Ngira ko ndushye se wambabarira ko. Aranga ngurandongora ni wanga ndagukubita. Namwe ndarushye ukagira imana we. Nibirebire nzabikubwira nitonze. Ahita babara. Njuga tugwire kwanza kuri project yawe. Yes, ngiye mfite project ya filme yitwa Rugamba. Ni filme yitwa Rugamba. Urabizi ko twakoranye ama interview menshi muri comment wabonaga abantu ukuntu bambwiraga kora ibintu byawe akababa nkababwira ati mfite ikibazo cy'imashini, mfite ikibazo cy'ibintu runaka, mfite ikibazo cy'ibikoresho byamfasha gukora sinema. Ntago ari uko byakemutse nuko nihirinze mu dufaranga dukibundi sinema ikorwa n'amafaranga menshi. Kuvuga ati reka nkore sasa. Ndihiringa nabatereka mfate umwanya nkore nkora nka episode nk'eshanu amafaranga baranshiranye. Anshiranye mba nziparitse aho ngaho. Urabona episode zo zari zihari. Nyine ndiye mfite filime yanditse ariko kuyishyira mu bikorwa bisaba amafaranga. Nukuvuga ngo nakinnye episode 5 amafaranga nari mfite aranshirana. Urumva ko hagiyemo n'ibintu byo kweditinga kujya gushaka umfasha gushutinga ama transport y'abakinnyi banyenera muri iyo filme noneho amafaranga aranshira na filme mbanyihagaritse. Ariko episode zo zirahari nk'eshanu abantu bazazibona nzakomeza. Urabizi ko hari n'abagiye banyemerera ibintu ariko batigeze bamanga mwati ubwo ndacyategereje nkangwise Jerive ariko nukuyangana nyine ariko ngakora nk'uwikorera. Hanyuma noneho Njuga wenda mfite ikibazo kwanza. Kuki wayise Rugamba? Impamvu nahise Rugamba ni story nashaka ko yabera mu cyaro. Ariko icyo cyaro kiri kure nyine urumva ko nyine n'ubuzima bwacu rusange n'ubuzima twebwe dukora kugira ngo sinzi uburyo nakubwira ni ikiganiro dukora kugira ngo dufatanye n'abantu dusharinga ibikorwa tugira iki. Rugamba rero ni story ibera mu cyaro. Ibera mu cyaro ni inkuru nziza pe ni inkuru irimo sinzi uburyo nayikubwiramo ariko ndikumva harimo nk'urugamba wenda simbizi. Ntago ari Urugamba ni izina ry'umuntu. Kuko nje nabonye aga trailer mbona mu kwirukanka cyane birasa nkaho ari ibintu bigiye kuza. Okay ni story y'umubyeyi wanjye baba bararoze. Baba baramuroze ariko uwamuroze kugira ngo avure umubyeyi wanjye akantu mu bugabo urumva kujya gushaka ubugabo bw'umwana wa runaka. Kuno mu bugabo bwe rero nirwo rugamba ndwana no kugira ngo mama wanjye akire. So urugamba rero mba ndi kurwana narwo n'urw'umubyeyi wanjye. Nukuvuga ngo ndihiringa nkaca hano no story kageraho wa muntu banumye ubugabo bwe akajya akancika akajya Kigali. Kandi nitegeko yuko umubyeyi wanjye uko mbona babara niko ngomba kujya kuzana umuti. Urumva? Nkagera Kigali nkakubitwa nkahondagurwa ibintu bikancanga ariko nkajya ngira esprit nyinshi zo kugera ku muti
kwakira amakuru menshi ava mu cyaro kuri mushiki wanjye ambwira ati umubyeyi ameze nabi, wowe uri guhiga noneho nkazageraho nkahindurwa n'ubuzima nsanze nkahindurwa n'ubuzima mbonye muri Kigali, noneho nkahinduka ahubwo nkibagirwa umubyeyi, noneho bikaba ngombwa ko sister wanjye noneho ari uza kumyiga. ubwo urumva tayari sheni itangiye kuba ndende. Sheni ikagenda iba ndende, warimo n'abandi ngo ni amaseri, ni episode ni season, bizagenda bikurikirana, abantu bazagenda babibona, ikaba itambuka kuri Njuga official. So nduva abantu benshi batandukanye, benshi bagiye bavuga bati cyangwa se babwira Njuga bati Njuga akora ibintu byawe, umaze igihe kinini muri sinema, ntabwo uri gufata umwanzuro ngo wikoreshe cyangwa se wikorane, ni ibintu bitameze neza. Ubu ndakeka biri official Njuga kuri Njuga official, ushobora ko wagira gutya ukajya wirebera izi series za Rugamba zatangiye gutambuka, zizatangira gutambuka ryari. Ese usibye Njuga urimo undi muntu wenda usanzwe umenyerewe muri sinema, hari undi muntu usanzwe umenyerewemo muri sinema? Okay, ngewe ntabwo navuze ngo nakozeranye n'abantu basanzwe bamenyeye muri sinema, kuko si bigoye kubakoresha, si bigoye, ushobora kumuzana ukamuha transport, ukanamumenyera amafaranga ye tamucyura kugira ngo wenda agaragare muri projet yawe, ariko ayo mafaranga ntabwo ngiye nari nyafite. Nagerageje ko gukorana na babandi nyine bahora bambwira ati Njuga turashaka gukina filme, wadufasha gute? Nimero yanjye niyo ngiyo, nanjye ndashaka kubijyamo. So ngerageza kugenda nkusanya za mpano zindi zigenda zibinsaba, in box mafite abantu benshi bambwira ati turashaka gukina, twabikora gute? Nyine ngenda bakusanya, dukora projet kugira ngo bizamuke. Umuntu akibaza se Njuga ko wagiye ufasha wenda cyangwa se ugaragara ufasha abandi bantu benshi batandukanye cyane cyane mukina muri sinema, kuki bo utigeze ubasaba ubufasha, ubabwira ati nta bintu by'amafaranga mumfashe nk'uko nanjye mbafasha? Ngewe si ukuvuga ngo nta bintu by'amafaranga, ariko buretse gato kubera icyo utigeze wegera Yaka, wegere Vidi Frank, wegere Asia, wegere Nick, wegere Nde, abo bose bakina amafilime, ubwira uti mwaje mukamfasha nanjye ni project yanjye kugira ngo support? Ntago babyanga, ubwo ngiye kukubwira nabikora gutera, naguha urugero kuri abo bose nagiye mfasha, sibyo? Nkahamagara nk'umuntu hano live, sibyo? Nkamuhamagara kuri telefone kugira ngo wemere yuko ibintu mba ndi kukubwira ari ukuri, nkamuhamagara nkamushyira on speaker akanyitaba, nkamubwira ati ko ndimo ndakina filime yanjye ndi hano kuri seti, washa ukamfasha. Igisubizo yaguha, urumva, igisubizo yaguha nicyo gishobora kuhita gituma wumva umenya ukuri uko ariko. Ntabwo ngiye nshobora kubikubwira wenda abantu bayumvuze ikintu barakubwira ngo na amagambo, ngo namuvuze nabi, nawe ejo namuhamagara akisobanura ibindi bintu. Okay, Njuga, hari ibintu yakavugaga mbere, yavuga ibintu by'amatiko, amashari, kudahuza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ntabwo tugiye kuba twigaruka wenda tuvuge ngo kanaka cyangwa uhamagare gutya, ariko muri make ikintu ushaka kubwira abantu bari kureba X-Large nuko iyo partnership yabuze. Ntayibaho nyine, niyo mpamvu nanjye nkubwiye ngo kuki wahamagara runaka. So hari abantu bumva ko babyimbye bakagerayo, ushobora kumubwira ati ngwino nkoreye muri projet, ntago yaza, arakubwira ngo negera taxi voiture, arakubwira ngo negera, ariko nawe ugiye muzaho kuri moto uko bigenda. Oya, ngisuko bigenza, ngiye nkunda ibintu ndimo, sibyo? Kandi kubera Imana ngiye nzatera imbere, nejejwe imbere nabyo, ntago nzavuga ngo uzashobora kumubwira ati ngwino ukore muri projet yanjye, nkaza ngakora, banza ukambwira ati ko nta mafaranga ahari, reka dutegereze gutya na gutya, tuzatubibara gutya na gutya, ngiye nkabyemera bya wanayatwara nose ko nta biba birenze bro. Ariko iyo Nyagasana abona ko ukunda ikintu akenshi aragusubiza. Ariko Njuga none urabizi ko n'ubushize twaganiriye, urumva ibintu bijyanye no gufasha cyangwa se no kuba usupportinga abandi cyane, urabona ko wowe ubikora, ariko bo kubikora kubikwishyura bikaba ikibazo. Buriya wowe nawe ntabwo bizagera aho ngaho bikaguhindura ukajya muri business cyane, nkabihindura business, ukajya wumva ko nawe umuntu waguhamagara wese agomba kuguhereza amafaranga n'ibiki byose. Okay, amamagara amuhereza amafaranga, muhamagare muhereza amafaranga, byakunda. Ariko ngewe ntabwo mfite amafaranga yo gushora, niho bipfira. Ubwo nyine iyo afite yo gushora ashobora kumpamagara, sibyo? Wenda akanyishyura, cyangwa nayo akambwira ati nta mafaranga hari. Ngiye mbikora kubera ko mbikunda. Industry yacu ya sinema ntago irimo ibintu ngo uvuge ngo nagufasha, ngo naguhike. Benshi ndabafasha, nkabo nafashe n'uwo nafashije, ubwo nyine n'utaranyeneye ko. Alright, so nuko nguko iyi ngiyi ni wowe uyiyandikira noneho
ibi ndabyikorera filime ndayiyandikira nka kuri tele nk'idirectingira urumva buriya hari ukuntu uba wifitiye nka esprit z'abantu bagenda bakwinspira umunsi ku munsi ukavuga ati reka mbikore nkabo sibyo wenda mbigenze gutya ngize amahirwe nkabona inzu ziri ahantu hamwe nakoresha location ya hano nkayivamo narinze gutega akamoto ngakoresha niya hariya ariko bikambera hafi projet wayikora. Njuga sinzi niba wari ubizi ko yakamuri iki gihe afisigaye afite na telefone ubu ngubu ushatse ntabwo wamubura kuri rezo. Afite telefone ariko se turi no mu bantu bavugana kenshi ku munsi. Kuki utarajya kuki nari kukubona muri rugamba ya Njuga? Okay, Njuga nankinera nzagenda mukorere uzancanga apfa kuma yanjye gusa bizaterwa n'ubwumvikane bwanjye nawe. Inshuti yawe umuvandimwe wawe umuciye amafaranga uye ntabwo nkorera ubusa ngewe ariga ndi umustar ilifo munanipati ya franga abe make ariko nyabona ibintu byo kujya munyuza iburyo n'ibumoso I don't want wose kuyaba so mujye mugereranya mu agaciro afite. Ese ko baguha amafaranga ukaba ukora interview haguruka uba wayahaye agaciro amafaranga umva nkubwire Njuga ndakubajije insubiza urambaza wowe wantumiye wowe ni wowe wantumiye nese kuki ugira akavuye muri interview umva nkubwire Njuga ntukankurikirane ngewe none ntabwo ndi kaburimbo bagendaho nangwa se akayira kapanye ugenu ariko yakareka mubaze icyo kibazo none kuko nje nije wagutumiye kuvuza iby'amafaranga wa mugani ayo mafaranga uyahaye agaciro wowe so ni ikibazo cy'amafaranga na amafaranga nyine ngo turagukata nta kibazo nushaka kuyajyane ngewe nta kibazo mfite cy'amafaranga ndishoboye. Oya ntabwo wenda abantu bazi kumva ko ikibazo nawe rimwe na rimwe ari giye wivanga uravuga ati ngo bagwa amafaranga kubijyanye n'ibiki hano turi muri promotion y'ubutumwa bugufi na promotion ya rugamba. Hanyuma yaka ikindi kintu twari tukumaze kukubaza kubijyanye na Vernet twabonye bagusize ubu no kuvuga ngo icyo gihe muryamye n'umudada yagusize na ibi byo kumunwa Rouge Bisou. Rouge Bisou so Rouge Bisou na muntu utabizi nkatwe babazayirwaza nangwa se abazayirwana bazayirwaze abanyarwanda n'abanyarwandakazi so ka Rouge Bisou ko gusiga ku munwa ku butaka Bisou kagafata ku munwa ka Bisou ari ngiye ngize kubona wambaye amayirena bayakuyeho babyita bijou mu Gifaransa. Amaherena mu Gifaransa ni bijou cyangwa ni bijouterie. Bijou itandukaniye na bijouterie. So bijouterie ni uruganda rukora bijou. C'est ça utandukanye. So we learn twarize. Ari ukuntu kera bavugaga ngo abaconvoyeur mu Gifaransa bitwa gute? Convoyeur mu Gifaransa ni Igifaransa wabivuze convoyeur. Hanyuma mu Kinyarwanda harya abantu bagendaga kuri twegerane bari gukingura imiryango bari kwinjizamo abantu kuri tuno tumodoka kwa steri zitaraza bakonvoye mu convoyeur nyine nawe urayoka mu Kinyarwanda ntabwo napfa kubyibuka ko nabona simbizi bo araho bitabakigingi urabona baba bari kuri fuso bapa umukigingi n'umuntu ko mudukipakira imizigo nka za fuso nangwa se za Daihatsu. Alright, that is very cool. Nkunze kubona ibiganiro byawe cyane byinshi bitandukanye hano hanze uri kumwe n'abakobwa wishimye cyane unezerewe ibintu bijyanye n'akabuga wakavuyeho muri iki gihe usigaye ku gacupa gusa. Nzoga narazikate ariko ama baby vraiment nkunda umukobwa ufite ikibuno cyiza. Hari umukobwa ushobora kuba afite ikibuno kinini ariko giteye nabi nta forme gifite. So sans forme thanks. So nuvuga ngo nkunda umukobwa ufite ikibuno giteye neza ku buryo ahetse umwana aba ameze nk'uwicaye. Hanyuma none kogosha bagasiga umusatsi wundi ubwanwa wuti babyita gute? Tuno batwita favori. De favorize. So izo ni favori. Umuntu uko abakobwa bakundwa umusore ufite twa favori like me. Ni ubushakashatsi bwakoze biri kuri Google cyangwa we none se abakobwa bose bahora bambwira ati dushaka utwo dufavori twawe
ntuzadukure niyo mpamvu nsanze like ariko ntabwo mishuka azi ko ari indirimbo yindi uzi yikizayo indirimbo nzi ngewe nzi harya indirimbo yakazu ko afite indirimbo ariko ntabwo bizi yagiye no muri studio ariko barayimwemya kuko si iki gihe niyo wamujyanye muri studio suizi ya ndirimbo yanjye Katarina bebe sukaringana lingakayo Katarina mukobwa mwiza mina kulavi Katarine iyo ni beat Katarine ni yenjana ni hip hop ni beat nge nayo narayikubise ngewe Asia Life tuzabibaza oya ndikubaza ni hip hop cyangwa ni raga simbizi ngewe nge nararirimbye gusa ibindi nabyuhize injyana uzi se nizihe tubwire nk'injyana ebyiri uzi injyana nge ntabwo nzi injyana nge ndirimba ibyo mbonye byose oya nk'izo ujya wumva wenda okay tuvuge nk'iriya ndirimbo ukunze kuririmba ya Inos na Diamond iriya iri mu yenjyana iriya ifite injyana nyinshi kuko hari ahantu uzamura volume nawe ubwo urazamura ukanamanuramo gake nose hari pasonori none ukazamuka muri nuza niba ari muri volume baze ukazamuka baze ukamanura muri pasonori muri tenor n'abakristo hari ukuntu azamura so nuvuga ngo injyana wowe uzi ni base na volume ndavanga ndacanga hose aze bya bintu bajya bavuga ngo hip hop R&B ngo soul music bira ni ibiki bira ntabwo mbizi genzi bya bindi byanjye bisanzwe bya bindi byo mu bakatanyama nyine nakei toga urabona ko ugenda utandukanya indirimbo sigizwe n'ibice bingahe so niba ari ibice bitatu simbizi nuko uzi wowe gusa mbone ndaza kukubwira ako konzimo utelemino nakwe osali el utelemino nakwe osali nelo kote motoki ya chivude wataka wewe yopeba pesa yopeba futa yo le pacificateur yaka mwana none se yaka bango c'est quoi bango bango biso twebwe bango genziringara man no nuko ejo bundi twabajije ikibazo turavuza ngo hari ahantu hitwa ngo Chez Bango ubu bibe bishatse kuvuga iki iwabo Chez Bango urabona bavanze n'igifaransa Chez Bango iwabo kwabo mu Giswahili hari ahantu hitwa hashe hano muri Kigali habanzwa na Chez ni iwe Chez Louis c'est le français c'est ça Chez Louis iwe hanyuma niwe iyo bavuze ngo iwawe noneho Chez Louis bongo niwe iwawe ni à moi cyangwa kwa Njuga noneho tuvuze kwa Njuga Shenjuga ni Shenjuga Shenjuga hapana Shenjuga tuvuge titi iwanje à moi cyangwa chez moi à moi chez toi ni wawe nyine chez toi nyine wabo uriye iwabo wabo amaniba chez vous à vous chez vous à vous ndumva uzi ibyo bintu babyita gute mu gifaransa wize grammaire si c'est le grammaire je ne sais pas je peux essayer je ne comprends pas le français je ne sais pas le français mais je peux essayer c'est ça ni le premier ministre au France Adana président Adana vice président Adana
noneho ni ukuvuga ngo ntabwo uzi ibintu bijyanye n'ibyo minisitiri w'urubyiruko adono ikoranabuhanga n'ubukerarugendo abyunze. minisiteri se uzi mu Rwanda ni iyihe? Minisiteri bita Midimar, minisiteri y'ibiza n'impunzi. Iyo niyo yonyine ndagiye vuga iyindi nuvuga iyindi hano rebe uvuga izindi ebyiri neza gutyo nemeye icupa nubwo wazi ukamuyeho. Ntabwo nywa inzoga ndanywa fanta. Nge niyo minisiteri mbamo. Midimar wiyindi minisiteri buno barahinduye ntabwo ikitwa Midimar, Minema. So nibiza n'impunzi rero turi impunzi. So ndavuga iyindi minisiteri ibyo twabivuyeho kunyunze niba ndi impunzi amurefigi ntacyo wahinduraho. None sibyo sitwabyo erega wabivuze mu biganiro byinshi barabizi ntabwo bagomba kubimenyera hano barabimenye wabivuze kenshi no kutu video. Ubu twari tukubaje minisiteri ebyiri imwe urayivuze hanyuma uraza no kutubwira ya yindi ujya uvuga ya yindi ubu ngubu utegereje ko yitikuriza ukajya za Mississippi Minneapolis. IOM Integration Organization for Migration. IOM. Yeah man. Yeah. Yaka ubundi ejo bundi kiragiye ibintu biba muri Amerika uriya mwirabura bakahita bamutsikamira gutya bakahita warabibonye iriya nkuru warayikurikiranye? Narabikurikiranye birambabaza. Ntabwo byaguteye ubwoba kujya muri Amerika? Okay. No kuvuga nzagenda nanjye niteguye kuko sani sato. Ntabwo byafashe indi ntera nshuga. Ni uko nguko muri makeya yakubwiye ati udufaranga dukeya njyewe nkahita nza mwikinira muri Rugamba. Ariko njye urabizi Yaka nawe urabizi Yaka ntabwo ari ntabwo yagutesha ubu ngubu tayari management bihari araraka buriya mukoze ahantu ako naribi ubu ngubu nagutekereza kuba wa featuringa Yaka. Okay. Ntabwo ngiye muri story nanditse yakarimo ariko mukenera nzi ko isa namubwira ngo atubwire ukine sene ntabwo navuga ngo ndamutunguye ko nshobora kumwandika akandushya kumubona akandushya kumufatisha kuko abafite byinshi arimo hano na hano kuvuga ngo nagerageje gukora ba bantu nshobora kubona wa muntu nashobora kubwira kugira ngo mubwiye ngo ngwino dukine ambwiye ngo azagiye mu zindi gahunda amenya yuko gahunda ari shooting aza mu gitondo cya kare tukirirwa dushutinga tugatandukana saa 12. None se ufite amafaranga uzajya utwishyura? We nande tuje guki muri story yanjye navuze we kutarimo ntago ariko nimukenera nzakwishyura nimukenera none se ariko ze Yaka ubundi we umuntu wese azi ko waretse inzoga ariko nejo ubundi dukora ikiganiro abantu bavugaga ngo ikibazo uyu nta mafaranga afite yo kwishyura abakinnyi uze ngiye nzakorera ubusa ngiye muri filime yawe ngiye ndavuga afite nukuyamambe ngiye nitwa bantu utanditse buno narahindutse ntabwo ari bya bindi byo kwasiya gukoresha uyipashe muremure buno nitwa banzu yami ko wipashe muremure ni wanditse nakubwiye ni nkwandika nzayaguha unyandike iki niye ningukenera nzaguha amafaranga urusha gukina se oya urabizi no muri filime ko twakinanye wigeze undusha nge uhora renze aba no muri za interview ibiganiro nanga kuri YouTube wowe ndusha kuganira wowe kurehe kuri YouTube ntago murusha kuganira ariko nanjye nakubwiye ngo ninkwandika nzakuha unyandike iki se wowe wanyandika wowe musigaye mubyuka mwabyuka mugatekereza gukina filime ese nkawe ufite angahe ko wamangaye ushaka ngaye usubundi uca ngaye kugira ngo nabandi babibone bazagukenera so umweneye wari we wese I need money so muri angahe shaka kurya amafaranga angahe nyine apana kuza unkoresha kuza n'uyu munyamakuru wo kuri Excelage arayama arabizi nyine nangahe nose wowe ufite angahe navuze ko umuntu akubwiye ngo nangahe ukaburi kumva yewe ubundi ugiye guca amafaranga $100 kusahini ndiye $100 kusahini
no muri Amerika nibibayo ariko yakade afite gahunda ze zipanze nose hata nuko nguko uwo wabona sawa shi $100 yebwo n'amanyarwanda yo mu manyarwanda ariko mu manyarwanda tuvunjishe ni 88 ni hafi 90 urafite yo kunyishyura ku sayini nayo mfite yakajya gikorana nawe yukinisha rero bariya bakorera 2 nangwa 5 ni nagungana nabo rero wandika abo ngabo bakorera 2000 ariko yaka umuntu ashobora kuvuga ko usigaye wiyemera niyemera yaragafashe nose ni niyemera ninde uzanyemera ugomba kwihagarara ari kantu kajya gatambuka ahantu henshi ukajya kuvuga ngo umaze kubyimba iyi narabyimbye nyine nabo nibabyimba abo nzanabaturikana nari na bastinga se ngo babibone ubu urateganya no kubastinga noneho baceceke itonde buretse covid ivemo nkwereke Kigali yose ndayifite kuko urumva ari aba legend bagiye usanga muri cinema banjuga ariko ahangaha uramubwiye ati undusha gukina wowe baraninya kurabona filime nyinamo ubutumwa bugufi ni umwacteur genda nyobora n'abakinnyi ukuntu bakira ndi kumwe na video ngo iki gihe gitumaze muri cinema usigaye uyobora ushobora director nukuvuga ngo ngiye turategura twebwe ubutumwa bugufi ntabwo ari bya bindi byo guhimba ibyo wishakiye turategura filime niba Samsung arakina ari kunyara muri wese nangwa se ari kunya muri douche so tugakina twebwe so ubutumwa bugufi andika gusa Rwanda Paparazzi TV bwirebera ubutumwa bugufi usigaye uri director so I'm director ariko turategura so I'm telling you so ubutumwa bugufi nitutaba ba mbere tuzaba ba kabiri kiretse nibazanamwe amatiko uvuga ngo nituzaba ba mbere tuzaba ba nyuma so numva ngo muri award movie convention nibongera kudusuzugura beretse sha tuzinjira none turi ku makebo ya danje tumeze nk'abakomando hanyuma yakanyine tubaze kuri icyo kintu aba legend wagiye usanga muri cinema ba Vidi Franga abantu bagiye usanga muri cinema bakaze bafite amazina banjuga muri iki gihe usigaye ugira gutya ukabahangara ukavuga uti none se wewe uko ubibona haba muri Seburikoko haba muri Gatarina haba mu butumwa bugufi wowe mbona gute nkanjye ngewe yakamwana Simbikanga mbona gute nyina gute ndyoshya filime gute izina ni ryo mu Simbikanga sisa nase nk'aba banjuga nabasanze kuri tele aribwo nyiva Igicumbi so wansanze Igicumbi nose nsigaye buno mbakanga nabasiya basigaye baninya kandi batangiye imbere yanjye ubona se ufite iki ari wagiye muri Kongo suzana imiti cyangwa ni iki ufite kirenze oya ngewe ndiyaminiye ndiyizera nta muntu ukimabura buno bya bindi byose yankangaga ngo nutangiye interview umuntu ugira wa interview ubu ndirekura ndi free so ibintu byo kukanga umuntu nk'aba banjuga we namufashe kurano ni inshuti yanjye amfasha muri byinshi nanjye ariko ntabwo yankanga ngo kumurusha gukina nawe arabizi juga juga no njye mvuga iyo nabajijwe icyo cyangwa duhangane icyo shaka nuko nawe ugira ikintu uvuga ariko bise kubanza nabazi ko avuze ibintu bidasanzwe ariko reka nkubwire buriya iyo umuntu yaminiya uko yifata niko aba ameze koko nyine arabizi ntago namuhakanye arabizi ikindi ntago navango napinze oya vuga niba ushaka gupingana nanjye ese ko bigize namba filime gato hano gatekiniye kameze gute ngaho nka director nkuko usanzwe nshobora gukina ndi koza amasahani ndi umukozi wo mu rugo cyangwa se ngakina ndi gukoropa nawe ukina twumve ubuse wakira so ngiye nshobora no gukina ndi gukubura mu rugo n'umukozi wo mu rugo cyangwa ndi gukoropa wowe ukina uri iki ukina uri umujura abatepe twarakinanye uzaba zindimbati ari abajura muri Gatarina uyu nguyu na Ndimbati nanuza na musaza wa Siyama nuza ndiya nindera bo bakina ari abajura
baza kuna njye nyina ndi umusinzira ndi umukozi wo mu rugo baransinda bajya ntabwo bizi ese ubu ukiriye nka filime irimo wenda ukina uri umubosi bibaye ngombwa ko ukina uri umubosi wenda ugakina nka filime irimo nk'amadolari 80,000 gukina ndi bosi abakozi nabirukana n'abahimbyi cyangwa bafungisha bakabajyana muri gereza nkajya mbagemurira kuko mbaye patron mfite amadolari kubafungisha ni 0 minute uretse kucyumva waba umubosi umeze gutya aho kugira ngo ufashe abana ukibansuzuguye amafaranga babonye kubera iki umuntu agusuzugura ubundi uba wisuzuguje mbere ntabwo ngiye ndi patron ntabwo nakwisuzuguza cyangwa kuba gukina uri nose umukozi umwe jya guhanagurira modoka nasanga yigiriye mu zindi gahunda n'agasuzuguro mfite impamvu nyinshi umukozi namwiruka nkababwira managurira inkweto akansuzugura so nakwirukana direct ese yaka Samsung we mukorana gute ko njya mbona sometimes hari igihe mukubitana nk'umunwa nkabona urasigaye Samsung nyine aranzimiza ku munwa kuko uramora afite ibigambo byinshi ngiye mushinga umunwa nkabona ari kundusha ibigambo yandusha ibigambo rero ndamupo ariko ni umukinnyi wacu dukina muri filime ubutumwa bugufi ariko arakumunwa arawukujomba afite ibigambo ngo kwinyese buraha ngo gusezerana ngo nuguswezerana afite ibigambo byinshi cyane ariko ndamwemera muri sinema yacu ubutumwa bugufi alright Njuga ikintu cya mbere cyo gihari nuko narinzi ko muri inshuti cyane na Yaka ari ikindi gihe tugize gukora ikiganiro kera aravuga ati Njuga ni inshuti yanjye magara ariko ukuntu akwihindutse none akahita nakwentimida nibyo bintunguye oya nago bino nuko turi mu kiganiro ariko nyuma y'ikiganiro usanga turi kumwe dusangira oya aranzi nanjye ndamuzi ntabwo bino mbitinya manibo ni ukuvuga ngo Njuga turi muri interview ariko Njuga iyo tugize muri gahunda dukorana izindi gahunda zose ariko arantinya arabizi nawe mubazinguye arantinya yes Yaka confidence ariko nibyo bana agomba ko kwigirira confidence kugira ngo ngomba kwiyamina none hano utihagazeho ninde waguhagararaho muri iyi filime nyarwanda utihagazeho abantu bagucisha mu ijisho so Njuga amwubaha nkuko nawe anyubaha nk'umuntu wagutanze mu mwuga nk'umuntu ufite experience kukurenza yananze mu kazi ndabyemera cyane yananze mu kazi muri sinema maze mu gihe ariko uburyo ndi kugenda mukurikira intambwe ku yindi ejo bundi ushobora kumucika nkajya hejuru ye nukuvuga ngo ntabwo uragerayo kandi wari utubwiye ngo uramurenze ndi kugenda nzamuka ariko kubera ko wabimaze mwigihe arabisobanukiwe tuzagenda dupingana gake gake dushwanyagurana nyine Yaka urabona imyaka ugezemo ni imyaka none se Yakare ko numva ari wowe uri kubizanamo amatiku kandi muri sinema nta matiku abona tuzashwanyagurana gute nyine dukore tuzaterwa na action noneho ubu hazemo gupinga action noneho kuri action ko tugeze kuri tele dukore abantu bagabanye itiku muri filime nyarwanda duhangane kuri YouTube sesa hari kindi hari confidence ufite urukumva zabaye over confidence so ngiye ntabwo ndi over confidence YouTube so let us work tugabanye umunwa dukore nase Yaka ubu ngubu urateganya kurongora ryari ko amafaranga uri kuyabona yaraje imyaka nayo ugezemo ni sawa cyane pipi mariage kabisa ukamara amakoti mariage nzabitekerezaho ntabwo nditegura sindanabitekereza uretse ko nta buri kimara amafaranga nanagura ku munzani ushobora kugurira sensa wese kuca amafaranga menshi muri sinema ukaba ujya kuba igihumbi nayo ngayo biba bimeze bite oya urabona indaya ziratandukanye hari uwaguciye 500 hari uwaguciye 1000 agaturukamo iyo baguhaye amadolari 100 iyo baguhaye amadolari 100 ujya kuwangaye $100 ntabwo narenza 5 agaturukamo ntabwo narenza 5000 ntabwo narenze ngiye neza ufite ubuhara none
akunda amafaranga. oya arega nta muntu udashyukwa kuri iyi si manibo tujye tuvugisha ukuri ko nshobora kuba nayabonye nta mugore ngira Nyine nanjye navuga ati kuki udashaka umugore aze mu rugo ubundi ukiriyetinge famiye uvuga ati yaka none se sandurari washakamo umugore ukagura n'ibikoresho byo mu nzu Sandurari ese bayiguye mu ni mwaka filime imwe yonyine uzaba ukiri nagene harya gaturukamo kuri wambwiye sandurari ku isaha harya gaturukamo nyiciro 5 nyikomereza nazo urazigama ujye uzigama byibura kugira ngo wenda ufite konte ikibazo rero cyo kuzigama nk'ubu ujyanye amafaranga kuri banki ugahura n'umugabo witwa covid-19 ayo mafaranga utayariye koko ugakutana n'uriya mugabo wavuga ngo covid uvuga ngo amafaranga yawe urayarya kuko uvuga uti ntabwo uzi ukuntu ndayatamira kuko ejo nangwa ejo bundi napfa nkayasiga niyo mpamvu iyo mbonye amafaranga ndi siribateri nta mugore ngira nta mwana ngira nta mama ngira nta data ngira ayo mbonye yose ndayasekura ngewe nabyo kumbura ngo ngewe ngo njye kubitsa kuri mobile money ngo njye kuyabitsa kuri banki jamais de tout nzayatamira nimbura amenye ko naburaye nimbwirirwa amenye ko nabwiriwe thank you yama ariko ibyo bavuga ni ukuri ko nanjye harigenge mbona gucyara abamagaye ati njuga ko mfite bine byanjye uri he nkora ati ndi Nyamirambo akajya kongeraho yayamaze ajya kongeraho nese bya bine biri ati ngo ahubwo ngo we ngo koma yararetse inzoga ntago wenda ntago ari inzoga yanyweye ashobora kuzireka ariko aragura cyo munsi cyaragura we niba nanywa inzoga ntabwo bivuze ko umuntu w'inzoga ntamugurira icupa nazivuye ariko yakara abantu babaje kuri comment ati ko tubona yakameze nk'umuntu wanyweye n'ubundi wabibasobanurira kano kantu bakamenya bababona kuko umuntu wanyweye buri aragaragara none se niba nanyweye uwanyweye asuta utanyweye abasuta nyine ngo umuntu wanyweye aba arifite swag ari biganiro wakoze bindi uri serious umeze gukifata kuvuga ati oya tubireke yawe ucecetse ucishije make ariko kubera morale ufite abantu baravuga ati se yaka yaraziretse koko okay abafite amagambo bavuga nge nago nkinywa inzoga babimenye wari we wese ntazagire n'ungura inzoga uzangurire ka soda ka citron nango se ka Coca-Cola nango sungurire ka panashi apana kungura mitsingi urabizi ko nakundaga mitsingi kera kundaga cya mitsingi kinini cya mobimba cyose ngafite kanoresi ariko buriya ikintu nakundaga mu kabari ifashe udupeti mitsingi tubiri turi imbere yawe aba ari sawa kuruta cya mitsingi kinini kubera so inzoga naraziritse buriya rwamitse gumuseki rigenda ngumbura akabari ariko ifashe udupeti twawe tubiri nawe cya noresi iyo ugishyize hariya gihita kiba amazi ariko udupeti twawe tubiri karahundi cya noresi bigenze gute cya noresi gihita kiba amazi buriya njye hari igihe nize kuva kuri noresi nawe ugasanga abandi bajama bifitiye udupeti tubiri turi imbere ugasanga ni positeri nziza baba bafite cya mitsingi kinini ni feki ese yakaweruka kunywa amazi ryari amazi yo kuri robine se ay'inyange se ayo kuri robine amazi apana ibisembuye cyangwa fanta amazi nyanywa mu gitondo mbyutse nywa litiro buri uko ubyutse buri mu gitondo kirasubuye niyo mpamvu uri bon santé bavuga bon santé en tout cas vraiment ngai ezakaka ngai soki olingi ngai soki oboyi itali ngo na problème na moto okay ngana problème na moto sina problème na moto Njuga Rugamba ni kuri Njuga official ni kuri Njuga official cyangwa ukabanyoborera ukabamfashiriza ukayipininga hasi kugira ngo wenda nibaza kujya gukora iki kiganiro barebe baze kuza kurebaho barebe bashyiraho na comment anamfashe gusharinga okay nanjye nari nibagiye kukubwira Instagram yanjye ni yaka OG bari abanyitirira bagenda bavuga ibigambo bahuragura biyita ngo ni bayaka bagenda banyigana ariko umuntu yita yaka OG Instagram yanjye ni yaka mwana so no kwango ni yaka OG nago aba muri Amerika ni wa mwana OG ni uvuga kajwe umwe uvuga ngo ni umwe wabona yaka umunyamakuru nawe nukoreshe ni Janvier Masisi
Okay. Turi kuvuga ubwo ni kuvuga ngo ni Yaka OG. Yakamwana OG. Yakamwana OG. TikTok. Bari bagina banyigana ba TikTok banyigana. Ndabiyamye mukurikirane Yakamwana OG. Nyine uba kuri TikTok. So TikTok nje I don't know TikTok sinzi ibyo babikura bagenda bansubira mu magambo. Eski what is the problem? Twitter. Twitter. Izo za Twitter niba ari Twitter niba ari Twitter I don't know. So muchaka iki mwandeka. Ni imbuga nkoranyambaga my friend ugomba kuburiho. Imbuga nkoranyambaga nkubwiye ko ndi Yakamwana OG. Abanyeneye mukurikirane ED. What is the question? Ubushize twarakubajije tuti ikibazo cya nyuma tutivuga uti mbonye inka za nta cyandasa birakubanira. Mbonye inka za mbonye inka za nta cyandasa. Mbonye inka bivuga icyari mu mwana yakambonye inka za nta cyandasa. Mbonye inka za cyanandasa. Mbonye inka za cyanandasa. Mbonye inka za cyanandasa. Niko wabyandika se? Mbonye inka za cyanandasa. Vuge gahoro genda gahoro. Mbonye inka. Mbonye inka za cyanandasa. Ni atari kweri. Nta kintu wowe uzi mu kinyarwanda gikomeye ushobora kubaza nka Njuga wenda akagita usobanurira amagambo arambuye. Bo urantunguye ariko so ngiye kubaza Njuga akantu gato. Ibendera ry'u Rwanda rifite amabara ngahe? 3. Irihe n'irihe? Umuhondo, icyatsi n'ubururu. Okay, nawe mbaza rero. Vuga ngo uru rugo ni ruraye amazi ruraye ruyaraye. Ngira usubiremo n'ubu. Uru rugo ni ruraye amazi ruraye ruyaraye. Uru rugo ni ruraye amazi ruyaraye. Uru rugo ni ruraye amazi ruraye. Uru rugo ruraye amazi ruraye. Ni ruraye amazi. Ngira nsubire muri. Uru rugo ni ruraye amazi ruraye ruyaraye. Uru rugo ruraye amazi ruraye. Ururimi wagira ngo ruteretseho ibuye. Sizi kuru byagenze. Urumva so ruraye amazi. Uru rugo ruraye amazi ruraye. Zikoze. Uri kuvamo kuraye. Uru rugo ruraye amazi ruraye. Ni ruraye amazi. Uru rugo ni ruraye amazi ruraye. Yakamwana umuntu w'umugabo kabisa, umuntu umeze fresh kabisa, umuntu uri kuri tayi unywa amazi mu gitondo kandi uburi tayari kugira ngo ibintu byose bigende neza ku marasta yiwe. Muramubona ku madre aryo biba bita madred cyangwa amarasta. Ni ukuvuga aya ni amasaro nakubisemo dread ariko nakubisemo udusaro kugira ngo abantu bose bamenye ko ndi high command. Ndi mu rwego rwo hejuru. High command ni urwego rwo hejuru. Hanyuma urwego ruri hagati. Yeso bya bindi Dekate yihaye ngo noneho zira dread za Yaka ngo zirimo social distance. Hano na distance irimo. Urabona ko dread zigiye zikurikiranye neza. Like this one kuri aya marineti ahagaze gute? Ahagaze angahe? Urabona ko so kani imagine nuko aya madred ubindi yawe ahagaze gute? So abantu bafite amagambo nyine tubwira amadarubindi yawe anangahe? Ntabwo ari amadarubindi. Amarineti yawe? Amarineti. No amadarubindi ni bya bindi bya kera. Nyine amarineti yawe bagura angahe? Ayo wambaye? Urabona izi ngizi ni système d'état de machia zikozwe muri or. Zikozwe mu mabuye y'agaciro. Abatabizi rero bazagenda babikurikirana. So izi rinete naziguze $1000, igihumbi cy'amadolari. $1000. Miliyoni y'amanyarwanda. Antuka vraiment minafurahi sana. Abafite amagambo bakomeze bavugagure sana imidiriye ntacyo binwaye. Thanks. Okay, nawa. Sha. Yaka, asante sana. Hanyuma Njuga, ubwo nuko nguko ubwo turaza kuza gupininga Rugamba. Urumva ko nari muje abavandimwe ariko
Yaka ukuntu yari ameze ntabwo urabona ko yari yizihiwe cyane. Abareba X Large rero mukore subscribe, comment, like na share, ubundi tugenda 5 kuri 5. We are out. Thank you.